mburi intwara mburi y'amafaranga mburi marifiti mburi iki gusa ndabigenza n'ibikona yanjye ubu ndakora iki ko gusa ndahamagara ndetse nawe gusa ndahamagara nateze nabuze umuntu ntwara. Master. Oui. Uraho. Naho neza? Meze tese. Meze neza? Amakuru y'imisi. Amakuru tumeze neza nandi mu kazi ariko ndagashoje burije. Nisa akazi uragashoje? Urabona amasaha yagiye ntabwo mfite isaha. Shasi nitaye kureba isaha ariko harakano kangenzaga. Sinzi nima nabikubwirira hano. Uko ko ndakora gifite amafaranga. Ndi umugore mwiza ariko nabuza n'imodoka basi ni yari. Mana we. N'abagabo ubu ntibari ubu ntabwo abona ko ndi ikizubazuba ko ngo nantware ubuse ndakora iki ko ariko ibigabo by'ubu ntibikireba ko ubu ntabwo yamdebaga cyangwa se nimba byagukunjira tugasubira no kuganiraho gatoya ku bijyanye mbo kibaye ariko atari ikibazo kigoye kiba atari ikibazo kigoye numva ushobora kukimbwira ntacyo ariko kibaye gisaba umwanya wihanganye se ukazagaruka kuko amasaha y'akazi yashoje hari gahunda nari mfite yihuta twabirebaho urahitamo ariko cyo baye wakimbwira kitagoranye rwose nagutega amatwi nta kibazo. Urabona ntago biguye ariko nanone kubyicara ntago ari byiza urabona ntago bitinda no kuganira ku burere bw'abana bacu ku bijyanye n'amasomo. Yego urabona turi muri vacancy then abana bari muri vacancy icyangenzaga niki urabona holiday package mwabahaye Mutoni mwamuhaye holiday package y'amasomo yose noneho mimiwe ni mate gusa harya ugira abana babiri mu kigo cyacu. Yego right mwamuhaye mate yonyine sinzi andi masomo se bimeze biti nibyo byaye binzanye nicyo gusa cyari kikuzanye. Yego mubye rero urabiza abarimu bacu bari serious ntabwo ari cya kigo gifite abarimu bajya mu kabari ngo usange ibyo ari byo byose buriya nakabazo technique kabayeho ningera mu rugo dore nanywe na machine ndajya kuri internet nkurikirane buri gikorwa cyose umwarimu yakoze ahari ikibazo ndabahamagara noneho ikibazo cyarita gikemuka we wihanganira byikurikiranira nka directeur kwa bararangaye umwana wagomba kuza muri vacancy holiday package yose mate physique ibintu byose ndabyumva cyane ariko muri ya mikoranire myiza numva wakwihangana kandi birakemuka rwose pe umva byari bimangayikishije cyane nicyo gusa se hari akandi gatekerezo n'icyifuzo nandaga kubagezaho nibazaga ko mwazakora urubuga rw'ababyeyi tukajya duhurira rwa WhatsApp yes nk'ubu haherutse kuba inama mvuye ku kazi mura n'umubyeyi turerera hamwe kuri kiriya kigo arambwa ati se wagiye mu nama wumvishe imyanzuro noneho bafashe ndumirwa ndavuga si inama mwayikoze mwayitangaje ryari urabona igihe mutuma abana ngo timubwira ababyeyi ko bazaza mu nama abana bakanibagirwa burya bari n'imyaka yabo ariko nuko akazi kabaye kenshi icyo cyo nacyo turagikora kubera yuko burya kuganira n'ababyeyi bagatanga ibitekerezo ku mibyendekere myiza y'uburezi bw'abana babo n'uburenganzira bw'umubyeyi icyo rero nacyo bura turagishyira mu byihutirwa n'ubundi twari twakivuze mu nama y'ubushize ariko ntago cyakozwe ariko ubwo nacyo ndakigira icyanjye ni umukoro umpaye kandi kuba uje buriya n'iby'agaciro uvugiye n'abandi babyeyi mbona ukuri mu bishyire muri gahunda birakenewe cyane rwose ko ababyeyi benshi bageze mu iterambere bafite smartphone ntago twananirwa kumenya ayo makuru dufite riratumana abana bameze neza mu biruhuko shabaraho nta kibazo mubiteho mubakurikirane mubarinde kuyagara no kujya mu hanze mutabakurikirana rwose mubiteho nayo masomo batabonye araje rwose bayakurikirana bazaze n'undi bakimeze neza bakiri muri mudi yo kwiga. Yego urakoze cyane murakoze cyane mubyeyi. Yego sawa rero mwakoze sawa sinzi pe ikintu runakora kiranyobeye ndumva mbuze ikintu nkora pe ariko si kuko mana yanjye abagabo bubu babaye iki ubu babaye iki ko uriya nka kiriya kigabo kinciyeho ubu ntabwo cyabonaga ko ndi ikizubazuba ndumiye ko reka ngende n'amaguru wese ubu nabigirana mbuze imodoka burundu n'ibigabo byose biri kuncaho ubu ntabwo bibona ko ndi umugore mwiza mbega akaga noneho mpuye nako yababa mana yanjye we agenda birebe wenda gutaha ntaza kuza nayo mahirwe ahubwo
ubwo nguyu myeshe komera cyane komera mukomere cyane yego uraho profe Uraho. mukomere cyane yewe ziko burya isaha ni isaha kweli nari nabiregeye buramvuga nti aho kugira ngo nice isaha ya nawe wari wabyegereje umutima kabisa nditaye mu manager buriya niba nsaba abarezi kubahiriza gahunda nanjye ngomba kuyubahiriza twari tuvuze rero ngo tuze tukunyureho duhite nyine dukomeza tugende turebe buriya nabonye isaha igeze rero na mashine buriya ndayizanye kugira ngo akazi gakomereze mu rugo kuko mfite internet ihagije ariko nibura ne kwica gahunda yayo bose ndavuze ati rwose ibikorwa byakora kuri iyi nshuro rwose ngo niba ugomba kubindashye ndavuga nti ndagushyigikiye ufite umudamu ushoboye rero buriya no mu kazi rwose no mu kazi se nuko aho yagiyeho ibyo mba niba ndeba n'ibyo niba yarateye intambwe noneho yo gukora ubworozi bw'inkoko bw'amatungo magufi numvise yuko hashobora kuba harimo n'intama gutyo oya buriya nshaka kugera kuri tere buriya muri bwa buryo dutora umwarimu w'indashyikirwa ntabwo ngiye mu kigo cyanjye mashaka ibintu by'amagambo ngomba kuzana proof nibyo hanyuma nzabishyira kuri projecteur umwarimu wese arebe hanyuma dufate umwarimu koko ufite ibyo dushingiyeho oya rwose ngo rero niba ariyo gahunda rwose gore wanjye rwose kuri iyi nshuro ndumva nta kibazo inshuro rwose okay na leta nibyo ishaka buryo ushaka abantu bashoboye oya rwose ntabwo ajya yicara ibintu aba birimo icyerekezo kirabikihe ni ugusubirayo oya ntabwo dusubira ahubwo turakomeza kuko ni muri iki cyerekezo harya ni mu Kigarama mu Kigarama rwose hariya niho afite ibiraro ubwo rero tugende twerekeze mu Kigarama okay niba inzira ariye rwose karibu twakomeza niyo mpamvu twari tuvuze ngo tugiye no kubanyuraho oya byari ngombwa kuko buriya iyo umwarimu afashe icyemezo akavuga ati reka nzatumire diregiteri aza nsure asure umushinga wanjye rero byose mba numva umwarimu nawe yiyaminiya hari ukuntu mbese aba yiyumva kandi no mu kazi mbona rwose urabizi ko usingiye wabivuze ariko bavuze ko iyo umuntu atunzwe n'umushahara gusa aba ari umuturanyi wa bugufi w'ubukene umushahara burya ntabwo rega wabeshaho umuntu wonyine ntabwo uhagije bisaba kugenda umuntu ashakisha korora amatungo magufi ugashaka ikintu cyunganira umushahara rwose uyu mwarimu kazi ni umuhanga cyane kandi nawe ndagushimira nk'umufatanyabikorwa nanjye ndamushyigikira wenda nubwo nanjye mfite akazi kenshi bizinesi yindi nkora no gufatanya ariko njya ngerayo rimwe na rimwe nkareba ariko nabonye rwose bimeze neza nabonye ari ibintu bigenda bitera imbere kugira ngo mbihagarareho nyine nk'umuyobozi ubu ntitukigura amagi tukigura amagi rwose abana bafashwe neza ahubwo se mwarimu yarwaje bwaki si ikibazo niba mufite umushinga ku buryo inkoko zitera amagi ahagije nta buryo mwazajya mugemurira ishuri n'abanyeshuri banjye bakarya amagi mu buryo ahubwo ibyo ngibyo mu bipangu ahubwo rero niba ari uko bimeze uyu muryango urumva wose ni uw'agaciro cyane dutangiye kubona n'uburyo bwo kugendaho rwose ukaduteza imbere mu buryo bwo kugaburira abanyeshuri buriya abanyeshuri baba bakeneye indyo yuzuye urumva rero noneho umuntu abibona hafi urumva rero dore yagize atya aravuga ati amagi yo ukuntu agenda ahenda uzi ko igura 200 abana banjye ni 200 aravuga ati nk'ubu nanjye ndarizi kandi leta yashyizeho gahunda ko agomba kurya ariko se ahubwo rero niba ari uko bimeze tuzafata session ufate umwanya uhugura abarimu bagenzi bawe ubasobanurira ubwo buryo rwose pe icyo kintu cyafasha abarimu cyafasha abarimu nabo aravuga ati ko se nzakomeza kugura amagi igira imwe ku munsi umushahara w'abarimu n'ubundi aravuga ati tugomba gushaka ikiwunganira nibwo rero yashoye amahanga ibyo duhora dusaba abarimu ariko ugasanga ntago babyumva ugasanga hari abatarabyumva neza ariko ubwo wateye iyo ntambwe ni igihamya cyiza turagenda rwose dufata amafoto tuzaze tuyaprojete hanyuma umuntu wese rwose nawe kuzamuka n'ikigo cyacu kikazamuka uraza kubyibonera rwose ko nashatse neza uri buze kubyibonera rero tuhagera uburyo nashatse neza no mu mikorere buriya ndabibona rwose ukora neza cyane abana baramukunda amasomo iyo ugiye gukora supervision ibyo byo wenda se bimeze neza ntago byakenshi usanga byo wenda mba mbikurikirana cyane ariko buriya ntago ariko nkurikije uko mubona akora n'ibindi agira umuhati cyane bose mba mbona ari umunyamurava nta kibazo agira umurava kandi ukabona ni byiza cyane n'iby'agaciro ubundi Imana yaguhaye ubuzima ubwo ni hano twerekera harya urabona nyine tugiye mu Kigarama nagahanda nakangaka njye nayo nkunze kwikomereza hirya ngiyo ariko niba ari gutyo twakomeza tugatera
nabuze imodoka gusa ndayibona noneho mana yanjye shaka ni ikibazo ni ugushaka ukuntu nzagura imodoka kuko nabyibukaraga burya nubwo ntahagaze nagiye mbitekerezaho ejo nubwo ntagutwaye sinagiye mbitekerezaho niko ngabanza usuhuze imodoka igiye guhita niyi se kutavuga warandakariye na none nakurakariye nyine ubwo uzi ko ejo niruha ku muhanda nabona bwari bwije nkagutega ukanga kuntwara ese nabona gutari butaye ariko rero si ikibazo cyane niyo mpamvu unabizirikanye ubona ejo warebaga iyi kizuba kiri ku muhanda ntabwo uba ubona iyo uri muri kasike ariko ubu ntabwo uba umbona ubu ntabwo ndeba kwe narabibonaga nagiye mbyibazaho mbitekereza ndavuga ni nanjye ndarikoze gusiga umuntu nimugoroba mbona nta n'imodoka zabuze simutwara ariko nanjye sijya ubyumve pe nari mfite byarambabaje abagabo bubu ntabwo murabizi neza ko Imana ikunda abagabo murabizi ko ikunda abagabo kweri mpagarare ikizubazuba nkanjye buri modoka uceho usibye n'ibyo nyine ni ikibazo cyaka ariko ubundi uranze uba wandebye neza oya urumva umuntu wese nubwo ataba akuzi ahise ahita ashaka kukwibwira nabizirikanye ariko nanjye urabona ko mu gitondo nagiye ku kazi mfite kasike nta n'umuntu wicayeho njya ku kazi ndongera ndazizana kugira ngo nkunde ngutware ahubwo nari kubabazwa niyo nza simpa gusa noneho burije rero reka dutahe kandi wambonye ngiye mbonera dawuni tawu nuko ngareka wabimenye reka tuve mu nzira umva nkubwire umaze kunyibagiza mfate nimero ndaguha niya watsapu zankohereza n'udufoto ayabana kabisa iyo kaziyo burya ngo ziza gake ni gake gake ibintu biba ari tayo ntabwo ino okaziyo wayirata ariko se buri gihe isaha nyine urahaca njye nzana kasike kandi hano genda umugore w'umusirimu nkorera dawuni